Mana mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye nyitaruke gezaho bikazuru byose ariko se nakoze iki niki nakoze reka nkubaze umaze meza ngaho none se ko naje kukureba sinakubuze naguhamagara ntunyitawe ntumfate nategereje ko uza kunjya ndategereza ndaheba naho ko ufite abandi bagore ariko abandi bagore nibo nkuga ngura nishangaze shangaza kwita sheri shangaza kwita sheri gute ntago mbyumva umva nkubwiye sibyo kuneza babarusuka kuneza babarusuka ariko sheri nsohoke gute mu rugo rwanjye nsohoke gute mu rugo rwanjye ugize amahirwe ntago uteye iki ntaho njya uvuze ngo usohoka nuko rero bana banjye ubwo nagira ngo nyine bagire inama mujye mwitwara neza dore so ejo bundi yagiye mu mahanga azasanga ibintu bimeze neza urabizi rwose dusigaye twitwara neza warabibonye ko dusigaye twitwara neza nta kibazo kabisa murimo muragerageza kuko ndere yarabagejeje habi mwari mworamye nta kintu twari kuzasanga dutindaho gato twara neza mugambanira abantu gute bagambaniye ndetse kandi David ko mbona utishimye bimeze bite nakwishima ni muwa murimo murancinywa mungambana mushaka no kwicuma mwebwe nyine we n'iki gihungu cyawe ariko warabirose musasheri wanjye kuba yabuze nzarinda ubiri inyuma mva mubwire David uje mumbabarira nimukanyigiro beza usigaye werekwa uri mama ariko nimukanyigiro beza yego mana yawe mva mubwire mbabarira David urabizi uri umuvandimwe nta nama zawe nshaka mbabarira nambabarira mu mvimpe naho garangisha umwana use ko hari umukiyemo ijisho nta kibazo buriya wasanga ari byo yaragizemo ikibazo buriya turaza kuganira turabikemura reka nsubire mu turimo nta kibazo aho ugiye nanjye reka ndebe utuntu n'abankora aho ngaho hirya ntago mva mu rugo rwawe niba ari shangazi wawe ubwo turagumana hanga ugumana se turagumana abonye ibihanga bibiri biteko none ko ari mu rugo rwanjye ubwo nasohoka agende ntago nshaka kuva mu rugo rwanjye nasohoka agende ni gute mva mu rugo rwanjye sibyo warantaye mara meza ngahe nipfumba tangira gute ndiho ntariho ubundi kubera icyo ushaka ko gicana ubugingo no kubera iki ntago ngenda ntago mva wanze kugenda naho njya cyangwa ujya ngo ntambara ntaho njya ujya ngo ntambara n'abamutaka umva noneho urankingura aha metero ebyiri nzazifata aha ngaha sheri ntaho njya ntago nsohoka rwose ngaho nyica rwose nyica ariko ntaho njya ntago ngusiga uje kunteza ibibazo ntago ngusiga ntaho njya ngaho nyicira metero ebyiri aha ngaha ndazishyingurwamo ariko nishwe nawe nyicira ntago ngusiga ntabwo nakwica ndabizi mugabo mwiza tujye kujya mu bwumvikane ngaho mbwa ndakunda urabona shangazi n'ubundi arahamara iminsi ibiri sibyo ndakumva ni iminsi mikenya mbabarira sibyo wowe ahubwo ngenda ahita nguhamagara namara kugenda sheri urampamagara ntugire ikibazo sheri niba mpamagara ariko nutina ndizana ariko se wizana nutampamagara ngenda ahita nizana sheri ndahita nza rwose sheri twumvikana nta kibazo kagiye sibyo ariko ndahita nizana njyewe Chérie, sonye ukuntu umugabo akora mubibonye se umukana nkavuga ko nyuru urumva nyuru yabonye umuntu wiki oya zinjana muzizi garura nyizi nabara Sabrina nefinito beye nani nitayeho niyo haba niyo miryango Basha biti Ibi byiza amakuru ko ni meza ugiye hese nyine ngiye komara hepfo ngo niba nawe wankunze twajyana nagukunze urwavumbara
cyangwa uragira ngo ngiye mfite imikino nawe niko harya wa mushiki wawe ngo ni Sabrine ndamwikundira uramwikundira sana niyo mpamvu uvuze ngo nagukunze kugera hano nkubwira neza undebe maso wanyitegereje ugenda ubwire iriya sitanikazi yayiwanyu urumva uriya murozikazi umva se Mana mfashe iki gikombe cy'iteke inkota yasamye nyitaruke gezaho bikaza urukundo ruganza fasha ntazisama nasadaye mbuze imbaraga zijyana mu zizigarura nyizi ntabara Sabrina n'ifinirobeye Imana icyonitayeho Kuhaba niyo miryango ibona Sako mwenda kuduturaho urugi. yego di Urahuruje, iyi ni polisi. wowe se nahangaha kuva ryari Kuva kera. Papa yaragafashe afite umukozi w'umuzungu Urareba njyewe ureba gutya. Ese ukora iki? Urafura ukora indabyo urakubura ukora iki hano Cyangwa kankubaze wowe umbaza nkande. Uransunika uzundi we nge ndi nambara Uri nambara. nge ndi nambara Uje guteza nambara. nge ndi nambara kingura ninjira ahubwo kingura ninjira Ukamukingira mu bigona. oya kingura ninjira Nawe se mureke uyuse niko se mugore kuva ryari naraje hano bwa mbere nsanga harafunze ngarutse intambara aransohora neza burundu uretse ni umugore ni umukozi ni umugore ariko se yambwiye ko ngo ari nyirasenge yenda ahora muzi ngo ni iki cyane uriya ni umugore w'intambara abagore bangana nanjye ntabwo nababara ntambara uriya ni intambara nyine uko sha niko nde banyita chance gaye mfite ubwabo sheri nawe kunsuhuza dore ngaho yaduhurije. niko se papa uyu ni umukozi washatse ni umupangayi wa mwizi nzu usigaye ufata inzu y'ibyumba bitatu icyumba kimwe ukagikodesha ikindi ukakibamo cyangwa ni umukozi ni iki cyawe kutansubiza maze kuba umuntu w'umugabo njye nawe tugomba kuganira urumva wamaze kurofokwa kugira ne wamaze kurofokwa kugira ne akosha ureka nkubaza aho papa uransuzugura mfite ubwanwa bungana uko kandi nimbe birabuvukana imbe kako nasana noneho nyisize ese urumva wamaze kubyimba ariko reka nkubaze kandi ntabyimbaze ubwo niba ari ibigambo yaje kukumva nkubwire njye nakubajije icyo ni iki cyawe hano mu rugo iwanjye nimba yaje kukuneza sibyo tuzi bamwita kuko ntambara noneho umuntu abimenye ngo bamwita Koko nambara. nkoko nambara Koko. yitwa Claudine cyangwa ni pusi nambara bashaka uza gusumbuza sirajya nakubashe turi kuvugana mpagaze nicaye niba ari n'ibigambo yakubwiye ibyo yakubwira byose mwe nta bintu mugabo wanjye uyu uramaze kuba umugabo uyu ni umugabo urumva ushaka ko tuvugana bwari mwerekanze turabisubira genda wumve turabisubira gahunda nabonye twayinogeje neza cyane cyane rwose usari igisigaye ukurishya no mu nzira ibyo bindekera ariko njyewe dihane uzanshobora kereka nimba atari dihane mba mama ariko uyu nguyu ngenda mwizeye nuko uramwizeye cyazara agashoboye umva we ntugire ikibazo n'uyu muhungu wanjye ni intwari nzamuguha azagufasha ariko mukurishya no mu nzira umva abasore ndabafite kandi njyewe umva uzangaruka imbere mumbwira ngo byarangiye kazakorwa wowe bindekere nkwereke ukuntu ngo kurira umwanda mu nzira neza cyane cyane ubwo rero nyine ndumva gahunda ariyo nta yindi umva ni umugambi twawe unogeje nizere ko amafaranga yanyu yabonye ibihumbi magana yo magana atatu ntunzi se ubwo
ubwo hasi nangahe 400 ayo ngaro muzayabona munzana umwijima gutya mu ntoki ndi kubona wagibagiwe se uyu nguyu rwose ndamuzi akazara agashora wamwizeye navuze ngo iki wavuze ngo gahunda ni kukuzanira iki umwijima we mu ntoki mu ntoki tukawuzana ukawunyereka cyane rwose ahubwo aho gahunda iyo nibyo nakubwira ngo shaka vi mwana wanjye dore ubwo ngiye kuzagenda rwose uzaharabuza umuntu w'umugabo utazabimba sibyo uko nyumva shaka si ko umuntu utameze neza shaka wabaye ikijya umbwira nk'inigizwe kandi njye ngomba kuguhumuriza ntabwo meze neza umeze biteze ndi kumuhamagara numva fone ntari kuyifata navuye kumureba mu rugo namubuze nyine wumve ngo ni ibibazo byinshi cyane yaba yabayigize shaka cyangwa yarwaye nose yaba yarwaye ntafate telefone ariko rero umwana wanjye ugomba kwihangana buri gihe ari buze guhugukira naraguhamagara kubera impamvu yagize n'ikibazo yawe nacyo uri kunyumva icyo uzakemura cyose ujye umbwira mu gihe nyihumeka nta kibazo ugomba kuzagira yambwa se ngo ni wa mukozi wanariye umukozi se udamuru yapfuna umuheto Karambos karambitswe amahiri bari bamenya ko umuheto ariko ushaka nyine ingabo njyewe nshobora guhamagara inshuro zingahe mu rugo rwanjye utarahita uba uri mu biki ntabwo nabumvaga nyoko buje yagiye numvise hano poroti n'abantu kuri telefone takusho wajya uvuga ikinyarwanda numvise nyine ahana gahunda n'abandi bantu nyine kuri telefone abantu bumvaga bameze bate numvaga ari abantu wagira ngo ni nk'abagabo ko Cedric se bajyanye ubu nkaho umaze iki sinabwo muzajya umwana makuru kugiye ngo bose ntari kubigenza ute igihe maze nkabona kintu ari wambwiye paba uri gutomoka zuba mu kazi kawe n'ibyo nakubwiraga rushaka ubundi baranye ko buriya bagiye hepfo buranye kumushira make kandi bari wasanga bari muri bwa bugambanyi kandi byo komana ashaka kuzakwikira ubukwe mwana we ashaka kuzakwikira ubukwe bura wabona bari muri bwa bugambanyi zagareke gabore ni mu mukobwa waramukunze ntazagira umuntu byibangamo kandi ndakugiye mwana we kurako kandi wese neza oya papa oya se oya ntabwo mbyumva ariko reka mumaze ndavuga ngo ni iki cyane umva nkubwire ibyanjye nawe bigomba gusubirwamo buri munsi ngo waronga buri munsi ngo waronga nta mazina bigutwaye iki uhinduranya abagore nkuhinduranya amasogisi bigutwaye iki mama n'umugore wa kangahe hano ni uwa mbere ni uwa kangahe nimba ari uwa mbere ni uwa kangahe yagiye ajyahe ni uwa kangahe ni uwa mbere siwe mwasezeranye none mvuze ngo iki ndakubwiye ngo mvuze ngwi ushaka kusora iwanjye okay uhite musigara aha mama garuke cyangwa bari abagore bose ahubwo sohora ryashanuza nyane amashyano ahubwo asohoke abagore bose nabisezerano ubwo se ufite ikihe cyerekezo wowe umva ahubwo numva amagambo yawe yambangamiye reka njya kwiruhukira nari nkumbuye ngiye kuruhuka kurukira he mu cyumba cyanjye nari ngikumva cyangwa icyumba wakigendanye mu ishakoshi umva aho kiri ndahazi aho kubona intara n'ibindi wagisize ujyana ubu noneho naje ndagisanga umva none nanakukurira inzira ku murima renga ayahise sora rirashanuza buri munsi warongoye umugore w'inzobe ejo bundi warongoye w'igikara ndamaze wabaye imfizi y'akarere ndavuze ngo ndamaze bigomba guhinduka mama yaje kankwemeze noneho ngiye nkwemeze se bibane ni mudashaka rirashano uri kwari hari si umugore wawe uriya si umugore wawe njye nawe bigomba ndavuze ngo umva ibyo ngomba kuzana mama wakurikira umugore wawe mukajyana ndakunoba nyine reka tubirebe umva tati rekana n'uwo mukozi wa papa nimba ari umugore we simbizi ikizabikemura uzabikemuza iki se roko dife uzakemuza iki yifashe ngagiye ngo guguruza uri si ubwo yumvaga ko ari bukemura iki umva nzarubamo niyo mwazana n'abagore bangahe nzarugumamo ni ngiye mutoya
Mano, niki papa ntabwo kuza papa barankubise wowe nakutumye kuvoma ugasuri uraritswa niki barankubise baramutrekere bazitwaye bande ninde mubiteye bucura ninde papa ninde nagaza wowe nagaza nyine ninde ugukubise oye mbwira mwana mbwira no dore ho rugamba rugiye kubera reka bashaka nazamuka atusanze mu nzamutse arankubutara ninde amasozi arayamena mbwira ninde ugukubise ninde ni umukobwa ntabwo muzi wambaye amatata y'umukara ntabwo muzi urugamba rero rurabaye ngwino haguruka mwere utoni imizigo ijya kuvanga ibyi haguruka Mana mfashe iki gikombe cy'ibenge inkota yasamye ntabwo ni iki ntabwo cyabika z'urukundo basore banje ntidukoranye iminsi ubu rero nje kubakubita ikintu bita iki misiyo kuba akajobo utyo ntimubizi se iryoshye umva iryoshye imeze gutya cyane rwose uyu mwamubona turamubona uyu nguyu iwabo bisasira amafaranga bakiyorosa amafaranga baranayisegura kwanza koko se dukoramo akazi cyane harimo ifite itonde ifaranga ryaturutse nyine hano bibwire mbese banyita Cedric mwene Rwema umugabo w'igikaka ni mwumvishije Rwema birakubira rero ndetse bashobora akazi aba yadese matuza yehorere aba ngaba ndabazi banyuzaho hari umuntu ushaka rero uyu mukobwa turamubona mwamwitegereje uyu nguyu rero uyu nguyu niwe misiyo yanyu ishingiyeho ndashaka ko mugira gute ko mumwohereza he ikuzimu oya umva ukuntu ibintu bimeze mwebwe mugomba kugenda mukamushimuta nta n'inyoni bimenye muri kumva hanyuma tuza hanyuma mwarangiza amafaranga mwe murumva ari ikibazo twe dufite kwa Rwema ntabwo dusubiza sha uri kumva dukora dufita mutuze mbwira nomero zanyu tubahavanze kwanza gezaho bikaz'urukundo rugata fasha nazisama amakuru mape ushanamba bose buriya uri umuntu w'umugabo uriye oya urabizi reka twarabanye rwose twarabanye wa mbere umuntu w'umugabo ese buriya uragira ngo sinagize amahirwe nshaka reba iyo ntaza guhura nawe ngo umbwire amakuru ya nyana y'imbwa ko nagiye ko ntwara imitungo iyo utabimbwira reka twarabanye yararitagira gute ageze kujya kugurisha ziriya kawa kundaje sakshaka kamwinje reka ambeshya ngo ngibintu ngo leta ngo yarije kubaka imidugudu mu isambu yanjye mbese imidugudu ko leta igiye kwaka mu wenda isambu ngo ntakwiri umudugudu cyo ko nisanga yaragurishije kawa none mbana mu tuganye mahoro buriya niyo mpamvu tutavuga rumwe nge nabo umva rero mbwira none niyo mpamvu naguhamagaye hano ndashaka kujya mu mahanga urakuye ko nakubwiye ko nasize mfite imitungo nakurikirana za business nasize ndashaka gusubirayo nkareba uburyo mbishyira ku murongo numva ni urugendo rw'amezi 2 cyangwa 3 sha ntambara twarabanye ndakwizeye ndashaka gusigira ibyanjye usigira umugore abana imitungo yanjye ukagirebera byose ukabishyira ku murongo umugore hari ikibazo se kubizi se ngiye hari cyane ariko umva mubizi ni muri cupa mpora ndigura nzanarigura ngarutse ntugire ikibazo kandi nzagushimira shaka nizere ko uzazana n'uwo mwana wawe mwabyaye hanze tukamuha we aganga umugenzi kabegiye reka banze ngende nteye ukuntu bimeze nisanga ibintu ari sawa ibindi nawe urabyumva igihe nzagarukira ningaruka ntabwo ninakugororera uzamenye ko ndi mwabaye Mana mfashe iki gikombe cy'idege
inkota yasamye nyitaruke gezaho bikaza urukundo ruganza fasha ntazisama nasadaye mbuze imbaraga zinjyana muzizigarura nyizi ntabara ya ntabara Sabrina nefi nirobeye nta nicyo nitayeho niyo haba niyo miryango